Reka basoza mbifurize amahoro y'Imana. Ngiye tonese nk'ibisanzwe uje kwaha amakuru mu buryo bw'incamake. Nago tubutinde kuko na makuru magufi ngusaba kugira ngo ube hafi wumve buri kimwe kuko ntabwo ndi butinde kandi benshi umuntu uri fumuza muti aha byagenze gute babandi mamutakurikiye ba hafi nyaguhe yose aha mu karere hafi. Ubwato bwa RDF burahagurutse. Ibi bimaze kugaragara ubwo byajyaga hanze mu video aho Kagame ahagurukije ubwato. Goma bimaze kugotwa ariko se yagoswe nande nkuko amakuru ngiye kwabagezaho ni mube hafi nyabahe. Ese Kagame arabura ngo mure na Bukavu cyangwa ni ikinamico? Ndaho kugira ngo mbahe buri kimwe. Ruvunge RDF bati iragarutse. Kuki igarutse? Ese ubundi yavuyemo? Ndaje ngaruke. Bugesera aka kanya tuvugana mu Bugesera ahangaha ni hafi y'umupaka w'u Burundi ndetse ndagaruka no kuri Cyangugu aho Kagame amaze kwambika. Yambitse iki ko ese ibyo amaze iminsi avuga kumbi nibyo yateguraga? Abarundi mube hafi kandi mukomeze mube hafi mube tayari. Kagame ntago ari gukina. Hari amakuru nshaka kubaha ariko bacumugari ngo utazi uwamwiciye asangira n'uwishe se. Ndasubiramo, utazi uwamwiciye asangira n'uwishe se. Ibi mbivuga mbabwira nti abakongomani abarundi mugomba kuba maso kuko politiki na diplomasi birakinwa ariko umwanza agakomeza akidamanza. Hari benshi bavuga ngo Kagame ngo ntiyagiye muri visiti, ndavuga ya visiti Rwanda, abandi bati se kujya atagiyeyo, abandi bati n'ibiki, abandi bati byacitse. Visiti Rwanda se hari igihe atayijyamo? Rega reka mabwire mugomba kuba maso kuko abagabo bafite amayiri menshi kandi ayo marara cyakoresha. Ubwo rero babandi mutumye mabwira nababwira iki ntago bashobora kwigira batana na gato. Ibi ngiye mbabwira nti akomeje kujya gukora ibiki n'ibiki iryo kinamico nyaboneka mu maso abwira benshi akumva bene yo kandi ngo navuze Kagame aracyaraho kandi ibyo ari gukora ariko harabamuri inyuma. Abamuri inyuma ariko nubo bwose wenda imbaraga zanga zikaba nkeya ariko ntako batagize. No mpabwira nti nyaboneka mushyiremo agatege wazarendo nicyo gisubizo cy'akarere. Ubwo ngaho sinahagaruka nagira ngo mubanze mu byumve gusa abankuruke neza banyumvise icyo nashatse kuvuga. Nacyumva nti utazi uwishe se, utazi uwamwiciye asangira n'uwishe se, utazi uwamwiciye cyangwa se agasangira nawe. Ubwo nicyo navugaga. Nicyo navugaga. Abakongomani mugomba guhaguruka mukirwanaho. Ndahera ku ngingo ya mbere. Ubu tuvugana ubwato RDF maze kwambika ubwato bugera muri 14. Ubwato 14 bwa RDF bumaze kwambara. Burahagutse ndetse bumwe bwanyuze hano muri ya mato ya Kivu buzamuka buri kwegera hehe Bukavu. Ubundi bwato bwanyuze hano Igoma muri Kivu muri kino gitondo. Ibi byabaye kuri uyu munsi ubwo Kagame ari kwitegura ibitero bikakaye cyane nyuma yuko amenye ko agomba kuva muri Bukavu na Goma. Ntabwo ari byo gusa kandi izo mbaraga nta handi zikura. Benshi njya mvuga nti nterega ashobora no kurasa hakurya mu gihugu cy'ahandi nk'wenda nk'Uburundi ahagaze ahandi Kagame akabarasa mukagira muti birashoboka kuko afite backup. Ibyo rero ni ibintu ugomba kumenya cyane cyane abwira abarundi. Ubu bwato bwabutse mu gitondo buje guhangana n'ingabo za FDNB ndetse n'ingabo za Hibu Special Force. Kagame yarahiye nyuma yuko aje kurunda ingabo Kamanyura. Hari indi option yaje gufata kuko mu bagiye bahunga mu basirikare bahunze twaje kubimenya. Niyo mpamvu ubu tuvugana ubu bwato bukomeje kwirukanka mu Kivu ndetse murabizi ko yivuze ngo Goma irafitwe n'ubundi uyifite nta wundi ni RDF. Yivuze ngo Bukavu irafitwe uyifite n'ubundi ni RDF. Ibyo rero ayo mato yose urumva ufite Goma ufite na Bukavu ari kunyura mu bwato akoresheje izo ntwaro. Nuvuga ngo bashaka kurwara intambara ya nyuma nkuko nabivuze. N'ubwa mbere Kagame yambitse ubwato 14 bugahaguruka mu mazi ya Marine. Bumwe bwahagurukiye hari ya Goma ubundi bahagurukira Cyangugu bwerekera cyangwa se busatira ahangaha Bukavu. Nukuvuga ikintu kuvuga ko bwiteguye gutanga umusada nyuma yuko uyu muhanda
Route nationale nimero 5 uyu muhanda umaze gufungwa, ndetse n'indi mihanda yose y'inkengero cyangwa se yinjira mu mujyi wa Bukavu. Kagame yiteguye guhangana ndetse nkuko yabivuze. Paul Kagame nyuma yo guhagurutsa ubu bwato, ingabo zikomeje guhakuza ku bwinshi ndetse zikomeza kwimena muri Goma, izindi ziza hano i Bukavu, nyuma yuko tufite amakuru ko bashaka kudekarara ya Kivu yigenga, nyuma yuko babonye ko hari bidashoboka, bati wanga kurya kuyiheba yose ukayirya igikenyu. Uwo ni umugani w'ikinyarwanda. Nawe rero ngashaka kuyirya igikenyu agafata Bukavu agafata na Goma, ubundi iyo misozi agasigara yihanganiyemo. Ndavuga babaga biryamiye muri ya misozi ya Nyiragongo. Ese koko azabakora muri kada? Abandi bati ni gukumira no mu Rwanda wenda hakagira akantu baba arimo, abundi natwe tugatwara Bukavu. Ntabwo bikunda kuko iyi ntambara ntashobora kuyitsinda. Niho mbwira nti mufashe Wazalendo. Ubwato nkomeje kuvuga kuri iki cy'ubwato bukomeje kuza ku bwinshi bw'intambara, cyangwa se busa nk'ubwagutse ari bwinshi bukaza gutera ubwoba Kagame. N'ubundi hari ikindi gitero kiri muri mu burasirazuba, aha ni mu Bugesera. Ni uko tuvugana ubu ibifaru byongeye kwambara ku bwinshi, biratonze ndetse imitutu irareba hakurya mu Burundi. Mboro gusoza abantu muri Burundi, abantu muri mu Kibitoke, abantu muri Bujumbura, abantu muri Muyinga, mwese ndabashuhuje. Abantu muri hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi, za Kayanza aho hose mukomeye, aba mukomere cyane. Abari mu Rugombo namwe ndabashuhuje, bagwe ntimwitegure imitutu uyu mugabo yayitunze mu Burundi kandi ni bifaru. Ndavuga ko muri cya gitero kiri hari akamanyura, kuko hashobora kwinjira, ndetse bivuga ko gishobora kwinjirana n'igitero hariya mu burasirazuba, ndavuga hariya mu Bugesera, bakinjira rimwe dabo. Kandi mbabwira ni mutangazwe no kumva apuye mu kirere irashe Bujumbura, mutitegura ko ishobora guhagurukira i Bukavu. Hari n'ahandi yahagurukira, burya u Rwanda ni runini, hano bishaka kandi ruto Rwanda runini. Gusa ihagurukiye hariya ishobora gushiduka irashe mu kindi gihugu, ariko mbibutse ko mugomba kwitegura. Nasuko barayifite cyangwa se barazifite, ubwo mugomba kwitegura. Abarundi niwe ndi kubwira, nawe biriya bya promotion na politique barabizi ko Burundi bwari bwo bwabangamiye umugambi wo gufata Kongo. Icyo ntago ari cyo gusa, kandi ahitwa Ruvunge biravugwa ko ingabo za RDF zahagarutse ku bwinshi. Ariko ubundi nababwiye ko ejo hagaragaye ingabo za Wazalendo ndetse na FDNB zije, kandi abaturage bazakirana ubwuzu. Ariko nababwiye ko nyuma yo kugira inkotanyi zigende, ntago inkotanyi ziraswa kuri ngo zipfe kugenda gutyo gusa. Hari udusigisi tuhasigara bambaye civile baneka bagira gute batanga amakuru, nabo bose nyine bari bakomeje kugira ngo batera amagranade. Ariko tuvugana rwose Ruvunge ntago bayivuyemo ku bushake, bayivuyemo barashwe, usibye infiltrate cyangwa se ibyitso byambaye civile biri hariya muri Ruvunge. Ariko tuvugana uyu mujyi urimo Wazalendo ndetse na FDNB, nizo ngabo ziri kukontorora, nta gufitwe n'abarasogosi. Ubwo rero niyo mpamvu mubona bari gukomeza guca hirya no hino, cyane cyane nko mu Bugesera, kugira ngo barebe ko u Burundi babwatakira rimwe. Niyo mpamvu nkomeje gutera akamo ku Burundi. Rega Abarundi turakunda, mba ngomba kubaha amakuru ukameze mwitegure rwose Abarundi cyane, ndetse kurusha uko mubitekereza. Nyuma yo kubatwikira amura yanyu, bakazana iriya drone kamikazi kaza kwitwika, nge ntabwo ko mbaha amakuru yose. Nibyo nyine nk'abanyapoliticiye, muti ntabwo twatewe, nta wayitwitse n'inko ni nagisida. Ariko kandi uwatwitsa amura ntaho yagiye, kandi umugambi niwe ntabwo yawugezeho, aracyawukomeje. Ubwo rero nyuma yo kumenya ibyo ngibyo, nimumenye icyo ngutinda mu nturu ukahamburirwa, kandi ngo ujya guhaha inyama watinda mu nyama ugahaha ibideshi. Ndabwira Abarundi nti mugomba kwitegura, kandi mugomba guhura n'umwanzi mugahurira mu nzira. Nibyo byaba byiza, kuko igihe cyose umuntu agukubitse ikofe mu gihunga akari kumanza gutunguye, birashoboka ko ushobora kujya kumusubiza wamanje guhungabana. Ubwo rero niwe ndi kubwira buri wese kumva beneyo. Ndagaruka mu kanya. Bye.